Ni inkuru yuje agahinda igoye kwihanganirwa, gusa inereka buri wese agaciro k'ubuzima. Terry Gobanga ku munsi w'ubukwe bwe yafashwe ku ngufu, ariko umukunzi we ntibyamubereye imbogamizi, barashyingiranywe. Gusa ikibi nticyaretse gukurikirana Terry. Iherezo ry'iyi nkuru ndizera ntashidikanya ko riri bubakore ku mutima. Murakaza neza ku Mubumbe TV. Terry yari ari gukora ibwirizabutumwa mu rusengero rumwe i Nairobi muri Kenya. Umufiyanse we Harry yari yagiye ku kazi. Couple yari ifite huti kubera ko umunsi ukurikiyeho yari ifite ubukwe. Mu muco gakondo wo muri Kenya ni itegeko ko abageni baba bagomba kumara iminsi batabonana. Terry ku munsi w'ubukwe mu gitondo asohotse mu rugo, yabonye umugabo wicaye hejuru y'imodoka. Mu gihe ari kumuca iruhande atambuka, umugabo ahita amufata akaboko amujugunya mu modoka. Muri iyo modoka hari harimo n'abandi bagabo babiri. BBC yatangaje ko ibi byabaye ku munsi w'ubukwe. Terry yabwiye BBC ati, bahise banshyira igice cy'igitambaro mu kanwa. Amaherezo bankuye igitambaro mu kanwa, ntangira kuvuza induru, ndi gusakuza ngira nti uyu munsi mfite mariage, umwe yankubise ikofi. Umugabo umwe muri bo yambwiye ati, reka gusakuza cyangwa se upfe. Basekibi ntibagarukiye aho. Terry ibyo bihe yabisobanuriye BBC uko, narabanje mfatwa ku ngufu. Natekereje ko ngiye gupfa, maze ntangira kubatakira by'amatakira ngoyi. Bankuye igitambaro mu kanwa, nahise nduma umwe muri bo. Kubera uburibwe atangira gutaka, undi mugabo ahita antera icyuma mu nda, maze bafungura umuryango w'imodoka banjugunye hanze. Nari ndi hanze ya Nairobi, hari mu birometero byinshi uvuye mu rugo. Amasaha arenga 6 yari amaze gushira nshimuswe. Umwana muto yambonye ndambaraye mu muhanda, maze ahamagara nyirakuru we. Abantu banjeho biruka. Igihe abapolisi baziye, ndibuka ko basuzumye niba nyihumeka. Buri wese yumvaga ko napfuye, dore ko banandengeje ishuka. Munsi y'ishuka natangiye gukorora. Umupolisi umwe aravuga ati, yaba agihumeka cyangwa. Babonye ko nyihumeka, bahise banjyana kwa muganga byihuse. Ngira kwa muganga nari nyiri muri shoko. Narivugishaga nk'umusazi. Nari nambaye ubusa igice kimwe, amaraso anyuzuyeho. Imyambaro y'ubukwe nari nambaye yahise ibereka ko nari mfite ubukwe uwo munsi. Umwe muri bo yaravuze ati, mutembere ibiriziya byose, mubaze niba hari umugeni waba wabuze. Amaherezo babonye ikiriziya ubukwe bwari buri kuberamo, banamenya ko hari umugeni wabuze. Umufiyanse wa Terry n'umuryango we bahise birukira kwa muganga. Terry nyuma yaho yimuriwe mu bindi bitaro. Terry ibyakurikiyeho nuko yabisobanuriye BBC. Ibitaro bishya banzanyemo naradozwe. Ni naha nakiriye inkuru y'incamugongo. Nahawe ibinini bya mu gitondo na nimugoroba hamwe n'imiti ndinda virusi itera sida. Nendaga guta ubwenge. Ibintu byambayeho sinabashaga kubyakira. Mu minsi nk'ingahe nagaruye akenge. Nakusanyije imbaraga zose zo kureba mu maso Harry. Nahoraga ndi kumusaba imbabazi. Natekereje ko namuhemukiye. Abantu bamwe bavuze ko ryari ikosa ryanjye gusohoka mu gitondo cya kare ndi jyenyine. Agahinda karanyishe cyane. Harry n'umuryango wanjye igihe cyose bamfashe mu mugongo. Harry ku bwa buri kimwe ntiyigeze reka gushyingiranwa na Terry. Yari urukundo rw'ubuzima bwe. Ibirori by'ubukwe byabaye mu kwa 7 2005, hashize amezi 7 ubukwe bwa mbere bupanzwe. Buri kimwe cyari kimeze neza, ariko hari ikindi kintu kibi cyabaye. Hashize iminsi 27 bashakanye, bakiriye indi nkuru y'incamugongo. Ryari ijoro rikonje. Harry yafashe igiti yakura amakara hanze, maze yashyira mu mashyiga agira ngo ashyushye inzu. Ibiriri by'umuriro byatarukaga biva mu mashyiga byateye inkongi y'umuriro. Barabirabutswe nubwo bari bakererewe. Terry ako kanya yahise afata telefone asaba ubufasha. Amaze guhamagara ahita yitura hasi agwa igihumure. Terry nubwo yabashije kurokoka inkongi y'umuriro, Harry kubera uburozi bw'umwotsi bukabije, mu yandi magambo twakwita carbon monoxide, yitabye Imana. Terry acyumva ibi yahise yigunga. Umubano we n'Isara uzinukwa. Umubwirizabutumwa witwa Tony Gobanga yatangiye kujya asura Terry, basangira akababaro, akajya amuhumuriza. Terry impuhwe yeretswe na Tony zatumye agaruka ibuntu. Mu gihe gito Terry na Tony barakundanye. Terry ibyakurikiyeho yabisobanuye uko, Tony yansabye ko namubera umufasha. Namusabye kubanza gusoma ibyambayeho mu kinyamakuru, n'aba ari bo bagishaka ko dushyingiranwa. Namubwiye ko ndi bwemere icyifuzo cye. Amaze gusoma yavuze ko umwanzuro utahindutse. Ndamubwira nti reba, hari ikindi utazi, njye hasigaye sinabyara ntabwo nashyingiranwa nawe. Tony aravuga ati,
abana ni impano itangwa n'Imana. Turamutse tubagize, amen. Tutabagize nabwo nzagira igihe kinini cyo kugukunda. Terry hashize imyaka 3 ubukwe bwe bwa mbere bubaye, yashyingiranwe na Tony. Terry umunsi umwe yafashwe n'uburwayi bitunguranye. Yatekereje ko nanone agiye kwakira inkuru mbi. Yabwiye BBC ati, nararwaye njya kwa muganga, dogiteri ambwira ko ntwite. Imisamire n'imibyarire ya Terry yagenze neza. Nyuma yo gufatwa ku ngufu agatebwa n'icyuma mu nda, abadogiteri bari baravuze ko atazigera abyara, ariko bari baribeshye. Yibarutse umwana bamwita Tehil, na nyuma y'imyaka 4 babyara undi mwana wa kabiri bamwita Tauda. Abagizi ba nabi bahohoteye bakanafata ku ngufu Terry bawuriwe irengero. Terry n'umufasha we Tony ubu bakaba bakora imvugo za motivation mu mijyi igiye itandukanye bagenda basura. Terry intego y'urukumbi ni ugufasha abantu bari muri situation nk'iye. Yifuza kubereka ko batari bonyine. Terry ku bwa buri kimwe ntigeze acika intege. Yagaragarije buri wese uburyo ki igitsina gore gishobora kugira umutima ukomeye. Kubwo gutera inkunga channel yanjye, ntimwibagirwe gukora like na subscribe. Naho mu yindi video murabeho, mugire ibihe byiza.